nimero yaramuhamagaye abona ari nshyashya. Yarayitabye ataravuga ngo aro, uwo mukobwa arumuhamagara amubwira ati Sharo, uku n'ukwezi kwa kangahe? Sharon ati ukwezi kugenda gute? Turi mu Gushyingo mu kwa 11. Uwo mukobwa atari ntabwo wamenye uwondi we. Ntiwatize nakumenye nubwa mbere nkumvise. None se amezi uri kumbaza ni bwoko ki? Yamusubiyemo ngo amezi ndi kukubaza ni bwoko ki? Ariko abantu mutishyira inzu z'abandi muba muri gutekereza iki? Sharon yabuze icyo asubiza araceceka. Ubwoba bwaramwisha buri kindi avuga. Uwo mukobwa ati none ko ucecetse ikibazo ntiwacyumvise? Nakubajije nti uku kwezi no kwa kangahe? Sharon ati nsanzwe mvugana na Landlord, ubu ntituravugana na rimwe. Byaba byiza umbwiye wowe uriwe. Umukobwa atari kuranyumvira ara. None se Sharon, urumva ari ndo guhamagara kwishyuza amafaranga y'inzu? Ntiwate hari igihe wenda yaba ari umuntu witiriye Landlord akaza asaba amafaranga y'inzu akavuga ko yahawe akazi ko kujya mwishyuriza kandi bitari byo. Uwo mukobwa ati kiza nuko numva noneho ugiye kuyama, naho ufite ishingiro. Igipangu dutoranye nyiracyo yishyuza ku ya mbere agahamagara buri muntu wese amubaza niba yohereje amafaranga. Uwo nyine abikora ku batarayatanga ashaka kubabaza igihe bari buyabonere. None mu kwezi gushize hari umukobwa yashakishije nimero z'abo mu gipangu bose, abahamagara babwira ko nyiri igipangu yamushyizeho ngo ajye amwishyuriza, ariko ko atari kuboneka uwo mwanya ko bayohereza kuri nimero ye. Uzi icyabaye? Sharon ati byagenze bite? Nawe ati byarangiye nka 14 bashyizeho muri icyo gitondo, nyuma ya saa 6 na nyiri igipangu bahamagara bishyuza. Nawe urabyumva ibyakurikiyeho. Sharon ati ndumva byari umuriro gusa, ubwo se byarangiye bite? Umukobwa ati nta mwanya wo kuganira nawe gusa mfite utarasubiza ikibazo nakubajije. Uku kwezi nukwa kanga utishyura. Sharon ati kuri kumbaza ibyuzi niba koko nyine ari weho wishyuza, amezi maze ntishyura ntabwo wayoberwa. Umukobwa ati Sharon ndumva ufunze umutwe, njye sinakomeza kukwihanganira. Iminsi 2 niyo nguhaye kuko ubwo na prive yawe yashizemo. Iyo minsi 2 nishira utarishyura nzaza kugusohoramo. Sharon yasigaye afite ubwoba atekereza yari kwerekeza mu minsi 2 yari igiye kuza. Iminsi 2 yarashize. Mu museso wa kare umukobwa aramukomangiye, yarebeye mu kirahure abona ari umukobwa nyiri igipangu wajyaga yishyuza abandi. Ntiyarazi izina rye gusa yari yarigeze kumubonaho ubwo yazaga kwishyuza bari batinze kwishyura mu gipangu. Yarakinguye, umukobwa nta no kumusuza ahita yinjira. Inzu yari icyumba kimwe ku buryo yahise abona ibintu byose byari birimo. Yatunguwe no kubona umusore yari afite ibintu by'agaciro mu rugero runaka. Harimo materiel kumukeka, harimo gazi yatekagaho nubwo muri iyo minsi atatekaga, atunzwe n'ibishyimbo na capati, akabati yabikagamo udusahani n'amasafiriya, etageri yashyiragamo inkweto nyinshi yari afite, akagira n'utuntu tw'abasirimu nka teremusi n'utundi twa hato na hato. Yari afite laptop mu nzu, akagira na telefone ebyiri, imwe nini n'indi ya gatoshi. Icyakora iyo nini ya smartphone ni zimwe zaguraga 20,000 gusa. Umukobwa aramubwira ati nitwa Davie, ngiye kukwibwira ku neza kugira ngo ibyo ndi bukore bitaza kugutangaza. Icya mbere ndi umukobwa nyiri inzu bamo, icya kabiri ni njye wishyuza. Uzi impamvu wowe atari njye kwishyuza? Sharon ati ntabwo nyizi, gusa nari nzi ko wishyuza abandi. Nawe tubushize wigize nkaho utanze ubwo nakuvugishaga kuri telefone. Iminsi 2 rero irashize, ubundi wishyura ngahe ku kwezi? Sharon ati ni 35,000. Davie tubwa amezi 3 ni 105. Urayafite ndeke kugusohora? Nawe ati nayo mfite nonaha. Umukobwa ati urabibona nagerageje kukubera umwana mwiza, nakabaye ninjira naga ibintu byawe byose hanze. Hanyuma rero icyatumaga nakwishyuza nta kindi nuko mu gufata inzu wahise wishyura mama amezi 4. Umukomisiyoneri waguhaye inzu yaguhaye nimero ya mama ngo ajye ari we wishyura. Umaze kumuha amezi 4 yenda gushiramo wamwohereje ukundi kwezi. Urumva ko nazaga kwishyuza abandi we nka gusimbuka. Naho ubundi abakodesha hano nza kubirebera ku ya mbere, abatayafite mu ntoki nk'abantu nimero ya mama bakayashyiraho mibereye. Wowe rero ntacyo nari kuba nkubaza cyane ko utajya gutinda kwishyura. Ukwezi kwa mbere utishyuye mama yarambwiye ati wa musore ntiyishyuye ariko yabimbwiye. Ukundi kwezi kugeze ngo uzishyurira rimwe mu kwezi kwa 3. None nako kwararangiye ntiwishyura. Kimwe nuko nishyuza abandi, nje kukwirebera ngo nawe wishyure cyangwa ngo usohore. Ubushize nakuvugishije kuri telefone uzana iby'abateka mutwe bishyuza abantu. Numva ko ubwo afite wanze kuyaha umuteka mutwe, ariko ubwo maze kugusobanurira neza wanyishyura ibyo 105 nkakureka. Igitumye ninjira mu nzu yawe ese ukuba nanaga ibintu byawe hanze gusa, ahubwo hari ukuntu muza mu nzu y'umuntu isa neza mukagenda mukayanduza cyane, irangi mukarishishura, mwapfuna mukahanaguza ku bikuta, amusabune mukayashyira kuri sima akishushanyeho, ugasanga mwateretsemo imbabura inzu yabaye umukara, parafu igahindura ibara, cyangwa se ukaba warangije nk'ibindi bintu runaka wasanzemo. Nagombaga no kureba ko byose bimeze neza, haba hari ibyo wangije nkakwandikira amafaranga ahwanye nabyo nayo akiyongera ku ideni ryawe. Amahirwe yawe no kuteka kuri gaze, ibindi nabyo ndabona bisa nk'uko wabisanze. Hanyuma naravuga menshi kuko urimo ideni rinini kandi tukaba tutagusohorana n'ibyawe ngo wigendere utatwishyuye. Urareba ibintu bihwanye n'105 ubisige mu nzu. Wasiga nka gazi, ako kamashini kawe, telefone na matera, ugafata utwenda twawe ukagenda, sibyo? Muri ibyo birasigara umbwire ngo ufashe gusohora mu bicyo ugende. Sharon yaramurebye amarira amuzenga mu maso. Davie yarabibona.
gusa yarebye ku ruhande ngo amwereke ko atamwitayeho, yongera kumureba yirakaje cyane ati ibyo mvuga urabyumva cyangwa wapfuye amatwi? Umusore ati mabuja mumpe iminsi 15 ya priyave kuko bisa nkaho bintunguye, wenda nzaba namaze kuyabona nabonye n'indi nzu ya make naba ngiyemo. Nawe ati wanyumvise nabi, nakubwiye ngo sohoka, sinaje ngo tubiganireho, iminsi umaze irahagije, kuko iyo 15 nyiguhaye ikiteranya ku minsi 6 irenze kuri aya mezi 3, ubwo tayari wamaze ibyumweru 3 iminsi 21, kandi iyo nayo yishyurwa amafaranga y'ukwezi. Simva hano ntagusohoye na mama n'ibyo yansabye, rwose ntidushwane, uri umusore turi mu kigero kimwe, nakubashye nakabaye nakunaze hanze, ibwirize rero. Sharon yikije umutima aramubwira ati tuvuge ko nsohoye nona, ibintu byanjye wahita ubona ubu biteza amafaranga akaboneka ku kanya? Umukobwa ati byasaba iminsi nk'ibiri. Nawe ati iminsi 2 rero. Yapfukamye hasi aramubwira ati ndakwinginze iyo minsi 2 amafaranga nzaba nayabonye, nimba narayabona rwose ubwanjye nzisohora. David ati wasanga uri gutekereza ko iyo dusohoye umuntu mu nzu yacu kuko atatwishyuraga agenderaho? Oya, tumusohora hari inzego z'umutekano akemera ideni turimo n'igihe azatwishyurira cyangwa tugateza ibye. Abenshi rero usanga ideni barimo rirusha ubwinshi agaciro k'imitungo baba bifitiye, ku buryo ubwo nyine basenyera igihe bazaba bamaze kutwishyurira batayabona bakabafunga. Yakomeje gupfukama aramubwira ati mbigusabye mfukamye nizeye kuri bubyemere. Yahise ahaguruka aramubwira ati waba usohotse ukazagaruka nyuma y'iminsi 2 cyangwa urabugumye hano tube tuganira twibwirana iby'inzu tube tubiretse, kuko wamaze kumva ubusabe bwanjye nta kindi narenzaho rero. Niba wabyemeye wagenda cyangwa ukaguma hano tugahindura ikiganiro. David tuzikura umusazi Sharon, nimero yanjye ntiwayibonye? Noti mwiherutse kumpamagara? Undi ati yego. Ntabwo ari uzohereza amafaranga, ahubwo uzahereza kuya mama nk'ibisanzwe. Wowe icyo uzakora ni ukumpamagara ukabimenyesha nkaza gufata imfunguzo. Sharon atufata imfunguzo zigenda zite kandi nzaba nishyuye. David wakumva yihagazeho yagira ngo sinzagutumura wareba nabo kwisanga muri gereza, ahubwo mva nkubwiza ukuri nzagarukana n'abapolisi, uzasorwamo nabi cyane pe. Sharon tuzaze wenyine uzutwara amafaranga yanyu, sinzakohereza kuko bangata menshi kuko nzaba nyafite mu ntoki. David ati nari ngiye kubwira umukomisiyoneri abashaka undi wo kuyibamo nyuma y'iminsi 2, niyo gahunda. Sharon ariko rero nawe sinzi ikibazo ufite, nigeze nkubwira ko nshaka kuva muri iyi nzu kurya ushaka undi wo kuyibamo nkiyirimo, ubundi si umuntu abishyuye hari ikindi kibazo mama mufitanye. Noneho ya minsi 2 yarashize aza yirakaje cyane ari kumwe n'abagabo 3, 2 barabashinzwe umutekano basanzwe bo mu mudugudu na mudugudu bwe yiziye. Abo bashinzwe umutekano batekerezaga ko bishobora kuza kugorana, bari bitwaje inkoni ku buryo bari no kumutsibura mu gihe byari kuba bibaye ngombwa. Bageze mu gipangu basigara hirya gato, David bari gusatura umuryango arakomanga musaba gukingura. Sharon yarakinguye, David avugira ku muryango ati urasohoka cyangwa urishyura umene imfunguzo ku neza. Yanahise yinjira gusa atungurwa no gusanga inzu nta kindi kintu kirimo uretse agashuka na kagakeka kari kariho matera. Sharon nawe yasaga neza yiyogoshesheje umusatsi, ubwanwa babuconze neza cyane, yahindutse ari gusa nk'umunyacyubahiro. Gazi nta yari irimo, nta kabati, nta etajeri, nta matera, teremusi n'andi masahani meza nta byari bihari, yewe n'inkweto ze zari zabaye nkeya. Gusa akamashini ke kari kagihari asigaranye na kagatoshi. David yabanje guceceka. Sharon aramubwira ati mabuja mwarakoze kunyihanganira, ubwo ukwezi kwari kumaze kugeramo hagati ngiye kubishyura amezi 3 ntishyuye mbahe nayo uko kwa 4. David ati simbone si ibintu wamaze kubyohereza aho ugiye kwimukira, umuntu wo guhitamo yijyemo yabonetse ushaka n'utuwadukuramo wowe ukama amezi 3 wari umaze utishyura ayo y'ukwa 4 nkayagusonera. Ubwo ayo yakwitwa priyave kuko imara iminsi 15, wowe wari umaze iminsi 8 mu kwezi kwa 4. Sharon ati hano hantu sinahita mpava, gufata umwanya wo gushaka inzu ntibyari kuba byoroshye. Iyo umuntu ayishakiye urabizi ko ashobora no kumara ibyumweru 2 atarayibona, kugira ngo iboneke vuba byari kunsaba gushaka nk'icumi yo guha abakomisiyoneri. Urumva rero ku muntu udafite amafaranga nari kuba nahiye. David ati tuvuga niba amaze kumpa ayo ngayo, yampaye 140 by'amezi 4. Yaramubajije ati none si ibikoresho byawe byagiye he? Nawe ati bibaza ibyo ureba, ntiwambwiye ko mu minsi 2 umuntu yaba yamaze kubona abo bitezaho? Nanjye rero iminsi 2 yari ishize. David yazenze amarira mu maso aramubaza ati uzabaho ute muri inzu itagira matera, itagira gaze n'ibindi byose wari ufite? Nawe ati cyambere ni ukubona aho ndambika urubavu, ibindi byo nzarwana nabyo nk'uko narwanye n'ibyahashize. David ati wakomera tukaganira se ukambwira ibibazo wagize, ubundi byakugendekeye bite kugira ngo ugere aho ukene bigeze aha? None se niba icyo wagurishije ku buryo ubona amafaranga yose ubu se uzajya ubona ibyo urya? Sharon ati wakumva ibibazo uri kumbaza yakubwira ko ari mumfitiye kandi haburaga amasegonda ukanjugunya hanze, mbabarira usohoke usange bagenzi bawe mwari muzanye namaze kukwishyura yawe. David ati Sharon urumva abantu dufite amazanga narya, imiryango 38 irimo abantu batandukanye, imiryango imwe n'imwe kandi bamo abantu barenze umwe, utigize intari ntiwabasha kubishyuza. Ubusanzwe nge nditonda kandi numva ibibazo by'abantu,
gusa iyo mama amaze kurambirwa akantuma mba ngomba gukora uko nshoboye kose, nkishyuza cyangwa ngasohora umuntu, mba ngomba kubikora Sharon. Gusa mbabajwe n'ubuzima uri gucamo nubwo wanze kumbwira ibyakubayeho. Hanyuma rero reka nkwereke ukuntu tubigenza. Ukwezi kwa gatanu ndakugusoneye, ubwo yuko ukwezi wishyuye nashiramo ntuzishyure, uzishyura mu kwezi kundi. Na mama ndabimubwira kandi arabyemera. Wawe uzura umukiriya mwiza uko biri kose nawe si wowe. Sharon ati mubyumva ari uko umuntu amaze kubishyura. David terega sinjye ni mama wantumye. Nawe ati nta kibazo, mwebwe muba muri mukuri kuko ntabwo mwakwishingira ibibazo by'abapangayi, nta mukwiriye kungirira. Iyo naza gukodesha ahandi wari kumenya. Iyo nkomeza kwishyura kuri gahunda, mama we nkamuha amafaranga uko bisanzwe, n'uwo warampamagaye nta kindi cyari kuduhuza. Ibyo uri kuvuga ngo nazahabwa ukwezi k'ubuntu byo mbaye mbishimye kuko wenda hari ubwo nari kuzayabura, gusa nanjye sinishimiye gukomeza kubaho muri ubu buzima. Mfite icyizere ko ubuzima buzahinduka kandi buzahinduka vuba. Simbaho ubuzima butagira impinduka ku buryo uko wanzize uyu munsi ariko uzansanga n'ejo. Ibibazo nahuye nabyo byarangiye. Hanyuma icyo nakubwira cyo nuko ndaba nshaka inzu ya make. Rero ushaka umuntu wo kuzaza kuhibera kuko namwe ntimwabyishimira mumpaye ukwezi k'ubuntu, nyuma yaho nkigira mu ya make. Sinzi niba bitumvikana. Reka mbemo iyi minsi bura ngo ukwezi kuzure nigendere. David yasohotse mu muryango ababaye, ageze hanze babagabo bashaka guhita baza ngo binjire bamusohora kuko bari baketse ko atishyuye. Nawe ati tugende yayampaye. Yabajyanye hirya ku kabari kari gahari abagurira amayoga kugira ngo badatahiraho. David yakomeje kugira amatsiko yo kwibaza ku cyabaye kuri Sharon. Yibaza uko agiye kubaho nta kintu na kimwe yasize mu nzu. Yaribwiye ati nzajya kumureba mushyiriye ibyo kurya, ndakeka atazanga ko tuganira akambwira uwo ari we. N'ubundi si byiza kuba ufite umuntu ukodesha mu nzu yanyu utazi ngo akora iki. David yawe yabaga ari mu rugo afasha nyina gucuruza ku iduka. Ryari iduka se yabashingiye kugira ngo bajye birirwamo kuko nyina atari kwicara ngo ajye yishyuza amazu gusa, ngo nuko nayo yavanagamo amafaranga menshi. Aho niho David yasangaga mama we yabaga abyutse nka saa 4. Ni nkaho akazi yagiraga kabagara ko kwishyuriza nyina amazu gusa, kumusanga mu iduka bwabaga ari ubushake bwe. Ku kindi cyumweru yafashe umuceri ibiro 5, afata akawunga ibiro 5, ubugari n'ibishyimbo, arenzaho ubuto n'igice cy'umufuka w'amakara, atega akamoto kagira amapine 3 kamwe bita rifani. Yageze ku muhanda shaka umukarani wo kumutwaza, bazamuka ku gipangu barinjira. Nubwo hari ku cyumweru umusore nta wari uhari, yari yazindutse agenda kandi yagendaga abandi bo mu gipangu batarabyuka. David wibwiraga ko ari buhagera akamusanga bakaganira. Yarababaye ashaka umuntu abisigira, aramubwira ati uze kubimumera umubwira amamagare kuri telefone tuvugane. Nimugoroba hagana saa 11 Sharon yaratashye amaze gukingura. Umugore bari babisigira aramubwira ati waza ugatwara ibintu byawe. Undi ati ntwari biki? Nawe ati ni by'inshuti yawe yazanye. Sharon ati yitwa nde? Nawe ati banza ubishyire mu nzu ndabamukubwira. Binjije igice cy'umufuka w'amakara n'ibyo byo kurya. Uwo mugore ati wibuke uhamagare David arakubwira wabyohereje. Umusore yaramuhamagaye, umukobwa akitaba ati Sharon uri he? Nawe ati ndi mu rugo. David yahise amukupa. Sharon asohoka hanze ati kwambajije se ngo ndi he? Agahita kupa ibi bintu ni wabyohereje. Uwo mugore ati yazanye n'undi musore wari ubimutwaje. Bakiganira moto yinjiye mu gipangu imuzanye. Yamusohoje araho hanze aramubwira ati noje kureba. Nawe ati ni karibu mu nzu. Barinjiye nabwo David yatungurwa no gusanga harimo utundi dukoresho. Harimo agatebe ka plastike, harimo n'akamatera gatoya cyane. Yicaye kuri ako gatebe aramubwira ati naje kugusura mu gitondo ndakubura, wari wagiye ku cyumweru? Nawe ati nari nagiye mu kazi. Umukobwa ati akazi bwoko ki? Undi ati ni ikiyede nicyo nari nagiyemo. David atukora no ku cyumweru. Nawe ati uyu munsi bifuzaga gusoza ibikorwa byabo byo kubaka, rero bande gutegereza ko iminsi y'imibyizi igera. Ikindi kandi icyambere nuko umubyizi tuwucyura. Kuba atari mu minsi y'imibyizi ntibivuze ko wakoze umubyizi utaboneka, kandi nanjye umubyizi nawe ucyuye. David ati rero sinzi guca kure, nta kindi cyatumye nza kugusura kitari ugushaka kukumenya mu buryo bw'ibanze. Ubushize nagiye ngutekerezaho nibaza ukuntu ugiye kubaho urara ku mukeka nta kintu usigaranye usibye imashini gusa. Ubundi wakoraga iki mbere? Nawe ati David niba ari wowe wohereje ibi bintu wakoze cyane pe. Amakara, amavuta, umuceri, ibishyimbo, kawunga nari mbikeneye. Sinabona uko ngushimira, ariko sinumva ko byaba ikiguzi cyo kukubwira ibyanjye byose. David ati si ikiguzi, none se ubu tuvuge ko nta muntu ujya uganiriza ubuzima bwawe? Nawe ati nta muntu bijya bishishikaza, ariko ubundi se buri wese ubonye afite ikibazo ukora nk'ibyo wakoze ukajya kubimubaza? Umukobwa ati ibyo byaranshishikaje, ushaka wanyibwirira. Sharon ati nakoraga ibiraka birashira mbura yo kwishyura, mugiye kunsohora ngo risho twanjye ndishyura, ngira amahirwe mpita mbona ikiyede ahantu hakure, nabwo nsanga kiri hafi kurangira. Sinkubwiye ubuzima bwanjye bwose ubwo ngubwo. Nawe ati Sharon sinifuza kubimbwira utabishaka, ahubwo reka nkugurira akantu twinywere uzaba ubimbwira. Sharon ati kuki wanyitayeho cyane? Umukobwa ati ngiye bwa mbere ninjira mu nzu yawe naho nyura umuntu udasanzwe, kandi aho ngarukiye ugahita unyishyura amafaranga wagurishije byose,
natangiye kwibaza ko uburiwe. Nari mpangayikishijwe kandi nuko ari ugiye gukomeza kubaho wari umaze kwirya ukimara kugira ngo twishyure. Nubwo bwose nagusazaga ngo wishyure, iyo utayaduha ubuzima bwacu bwari gukomeza nkaho nta cyabaye. Abandi bose bari bishyuye, mu rugo ntabwo twahorara cyangwa ngo tubwirirwe, mbese nta kibazo na kimwe twari kugira. Kandi akiboneka mama yashyize kuri konte ye kuko nta kindi ari kuyakoresha. Nyamara woweho wasigaye uri kwicwa n'inzara urara hasi. Shalom ati sha ubanza uri umwana mwiza, nta wundi muntu wakwita ku bibazo by'umupangayi kandi bahujwe no kwishyura gusa. Uko bivuze niko byagenze, nasigaye ndara hasi. Ngaho rero banza ugura icyo cyo kunywa tuganire umuntu afite icyo avugiraho. Davi yagiriye kukigurira ku kabari ko hirya azana ibyo kunywa. Shalom yabonye nta cyamubuza kumubwira ubuzima bwe, amunyuriramo muri make. Akirangiza kwiga kaminuza yabonye akazi ko gukorana n'umukire wari ufite kampani. Gusa uwo mukire yaje guhomba, kampani igurwa n'undi mukire, uwo mukire mushya ahindura n'abakozi bari kujya bakorana. Byari bisobanuye ko Shalom abuze akazi. Yamaze iminsi ashakisha kandi mu yandi makampani arakabura. Yabaga ari mu rugo uyu munsi yaje akajya gushaka akazi, gusa kukabona bikomeza kugorana. Kuko yari afite udufaranga yazigamye ntiyahangayitse cyane. Yigumiye mu rugo akajya afata akamashini ke agashaka akazi yifashishije interinete, nabwo kukabona bikomeza kwanga. Ukwezi kwa mbere nuko kwarangiye nta kandi arabona, yirebera amafilime gusa. Ibyo kuba yajya mu biyede ntiyabitekerezaga. Yibwiraga ko azabona akazi keza ko kujya akoresha intoki nk'uko byahoze, akagakora yicaye imbere y'akamashini. Ukwezi kwa kabiri nako kwarashize, ahora azenguruka hose asaba akazi, ubundi akaba ari kuri interinete agashakisha. Amafaranga yari yarazigamye yatangiye kumushirana kubera ko yarya adakora. Ku bw'amahirwe hari umugabo wo mu gipangu wari uzi ko yize kaminuza, amuha akazi ko gukora, amusaba kumufasha kwandika amanota y'abanyeshuri no kuyateranya. Udufaranga yamukuyeho mu cyumweru kimwe gusa, twamugejeje mu ntangiriro z'ukundi kwezi. Nibwo Davi yakifatiragamo akaza kumwishyuza yarakaye cyane. Yabonye bikomeye, agurisha udukoresho two mu nzu twose: gazi, matera, akabati, etajeri na zimwe mu nkweto ze. Hari umusore babanaga mu gipangu akora akazi k'ikiyede, kandi Shalom yaraherutse kumusaba ko bazajyana ubutaha akamusabira akazi. Kuko umusore yaragiye iwabo, yasabye sebuja ko mu mwanya we yasagamo Shalom akaba amukorera mu mwanya, kuko bendaga gusoza aremera. Bitewe n'uko ibikorwa byo kubaka byendaga kurangira aramwemerera. Ubuzima none bwari bumaze kumucanga cyane, ariko umva ntacyo atakora ngo abeho. Ikibabaje nuko nako kari karangiye. Ibyo nibyo yasobanuriye Davi. Davi ati none se nta babyeyi ugira ku buryo ari kubusubiye iwanyu, n'ahandi wari kwerekeza ukareka kwandavurira inaha? Ayo mafaranga wari warabitse mbere yo kubura akazi, ukagira aho yarya gake gake ngo uri gushaka, kandi wakabaye warayafashe ukajya iwanyu ugashaka icyo gukora. Kuko amafaranga yagutunze amezi hafi 3, ndumva ari kuvamo akantu koroheje wari kuzamukiraho mu cyaro. Shalom ati ibyo uvuga bifite ishingiro, ariko sinabikubwiye neza, nari mfite amafaranga make. Ahubwo nagize abantu nahamagaraga nkabasaba udufaranga. Ikindi nakubwiye ko nabonyemo akaraka rimwe, ayo nari mfite ubwanjye ntiyari menshi ku buryo nari kuyajyana mu cyaro. Ikindi buri muntu amenya ibye, kujya mu cyaro nkicarayo birutwa no kwigumira kwandavurira inaha, nta kazi wapfa kuhabona. Ikindi natinyaga igisebo cyo kujyaho ngatangira gusabiriza. Davi ati watinye igisebo gusa? Nawe ati iwacu nta mirimo bagira ngo nari kuyihinga, nta kazi kaba muri karitsiye. Urumva ibihumbi 100 nari mfite nari kugenda nkabikoza iki? Wenda nari no kuguramo itungo nkaryorora, gusa nabaga nizeye ko nzabona akazi byanga bikunda. Ni niyo mpamvu akamashini kanjye nigeze ngakoraho. Davi ati sindi kukubwira ko wakoze ibintu by'ubuswa, ahubwo nagiraga ngo numve impamvu wigumiye inaha kandi uri kubona bitari kuvamo. Nawe tubanza kuba mu mujyi byaranyishe mu mutwe ahari, mba numva ntabwo inaha, ariko sinjye kugwa mu cyaro cy'iwacu. Davi yaramubajije ati none se ubwo urabaho ute kandi akazi karangiye? Nawe ati hari akazi nabonye, biransaba kuva muri iyi nzu nkajya kuba mu ya make nabonye. Davi ati tuzagenda ryari? Nawe ati nzatangira nyuma y'ibyumweru 2. Basoje gusangira ibyo kunywa, umukobwa arigendera. Niyongeye no kumuhamagara, na Shalom ntiyamuhamagaye. Ahubwo nyuma y'ibyumweru 2 yamwandikiye amubwira ati nujya kugenda usigira agafunguzo wa mugore mwegeranye, hari undi muntu uzahita yizamo niho agafunguzo azagasanga. Shalom mu kumusubiza yamubwiye ijambo rimwe gusa ati okay. Ku nkengero z'umujyi hari ahantu bacuruzaga moto, zabaga ziri ari nyinshi cyane ku buryo hakenerwaga abantu bo kuba baharinze. Aho niho Shalom yari yabonye akazi ko kujya akora izamu ku manywa, bageraga basimbarana nabo bakoraga nijoro. Ibyo nibyo byatumye abaho yabaga muri izo nzu zo kwa Davia akajya gukodesha iyo hakurya y'umujyi, kandi aho ngaho yishyuraga make ndetse hakaba hafi y'aho yakoreraga. Nk'umuntu wakoraga izamu ku manywa byamusabaga kuzinduka. We nabo basimburanaga kugira ngo bajye baruhuka bihagije. Bemeranyije ko Shalom azajya hagera saa 10:30 zo mu gitondo, we akaba agiye kuryama akaza kumusimbura saa 10:30 z'umugoroba. Ibyo byari byiza cyane kuri Shalom. Yageraga mu rugo hakiri kare akajya guhaha, agateka, agasagura n'umwanya wo kwirebera udufilime cyangwa agashakisha akazi yifashishije interinete nk'umuntu wari wararangije kwiga kaminuza akabura akazi ka leta. Nyuma y'amezi 3 hari umukire waje kugurira abahungu 3 moto ngo bajye mu muhanda bajye bamuveresa mu gihe runaka. Amaze kuzibagurira
yabwiye uwazicuruzaga ati ubu umuzamu wanjye nawe yasezeye akazi, none guhita mbona undi byangoye, niba hari uzi wamundangira. Uzi ko mbyibutse nonaha, nari nabwiye umugore ko ndamwishakira, none urebe sinigeze mbikora. Ubu uyu mugoroba no gushaka umwe mu Nyiragutabara akaharara, kuko sinatuma harara nta muzamu. Yavuze atyo, Sharon wari uhagaze hirya ahita avuga ati ba boss, mumbabarire kubwo kumva ibyo muri kuganira, gusa ako kazi wakanyihera, nawe dushaka akazi ko gukora izamu kandi nta n'uri mu kazi. Undi ati so gukora nijoro se? Uwo mu boss ati ni nijoro. Sharon turamutse wabinyemerera nkajya magera saa 2 cyangwa saa 3 nagakora. Uwo mukire ati ahubwo aho ngaho ni kare. Undi muzamu wakoraga yahageraga saa 3:30 mu gitondo nka saa 11 akaba yagiye akigira mu kandi kazi. Ubanza yabonye abamuhemba menshi agahita yigendera. Sharon yaramwegereye, uwo mukire amubwira umubare w'amafaranga yumva ari na menshi, ayo yagombaga kuyakorera. Bemeranyije ko kuri uwo mugoroba bari butangire. Kuri uwo munsi yabwiye wasimburanaga ati rero gahunda zahindutse, saa 10:30 twasimburanagaho tuyigire saa 11:15 kuko nabonye kandi kazi nzajya nkora nijoro. Kuri iyo saha yari yemerewe kujya agenda akajya kuri uwo mukire, akaba aryamye mu kazi k'umuzamu, none isaha yo gutangira akazi yagera saa 3:30 akabyuka akicara hanze. Yabitekereje haranishima kuko inzu yabagamo ubwo yaragiye kuyireka. Nta bintu byinshi yagiraga ku buryo atari kubizana kuri uwo mubosi akabishyira muri ako kazu. Kuva saa 11:15 avuye mu kazi kugera saa 3:30 hari harimo amasaha agera muri 4. Kugira ngo ajye aryamamo nka 3, indi minota ishirire mu rugendo ava hamwe ajya ahandi, yanzuye kubwo nyine atazongera guteka akajya arya muri resitora. Kuri uwo munsi niko yabigenje, avuye muri resitora ajya kwa wa mukire, umukozi wo mu rugo amuha agafunguzo ka kazu, arafungura asanga imodoka ritaba yiryamiye. Ntiyari yakimiye ibintu bye ngo abihazane aho yabaga akodesha hasezerere. Uwo munsi akazi yagakoze neza, bucye ajya aho bacuruzaga moto asimburana na mugenzi we. Ku mugoroba nabwo yagarutse hahandi ariryamira, saa 3:30 atangira akazi. Ku munsi wa kane yatashye saa 11:15, abanza kujya ku nzu yakodeshaga, ahambira matera n'utundi dukoresho twaradupakira, atega moto aho yari kurara izamu nijoro. Yamaze kubishyiramo asase neza aho yari kujya baryamye avuye mu kazi, kuko yari ashonje atagiye muri resitora, yarasohotse ngo ajye kurya kwitana na Davie. Aho hantu yaratangiye kujya ararira hari iwabo, se niwe wari waramuhaye ako kazi. Davie yarazanywe no kureba uwo muzamu wabo. Ubusanzwe we na mama we bavuga ku iduka nka saa 2:30 z'ijoro bagafunga bagatahira rimwe. Ayo masaha Sharon yabaga akiryamiye yashyize muri reveil ya saa 3:25. We rero yaje kureba umuzamu mushya yumvaga ko bazanye. Hari hagana saa 1. Ntibasuhuzanyije bisanzwe, ahubwo bahoberanye nk'abantu bari baraburanye bakumburanye. Gusa bose bari batunguwe, ntibibwiraga ko bari kongera guhura muri ubwo buryo. Baraganiriye, Sharon amubwira uko yisandaje kubabera umuzamu. Ibyo Davie yarabyishimiye, aramubwira ati tugende urebe mama, yambwiye ngo umuzamu mujyane bamenyane, uretse ko ubwo ngubwo asanzwe akuzi kuko wabaga mu nzu zacu. Hari hafi harimo iminota 15 ku maguru. Baragize barasuhuzanya, mama wa Davie watungurwa no kumva ko umusore wabaga mu nzu ye umwe amaze amezi 3 atishyura, ariko nyine bikarangira yishyuye agahita nigendera. Ubundi abakomisiyoneri bo bashakaga abakiriye, bababona bakajya kuzana imfunguzo, ukodesha bagahabwa nimero azajya yishyuraho amafaranga. Ntiyari yarigeze abona uwo yishyuraga amaso ku maso, kuko yandikaga message amubaza niba amafaranga yamugezeho, gusa undi nawe akamubwira ko yamugezeho bikarangira. Mama Davie yishimiye ko umusore wabaga mu mazu yabo ari nawe waroje kubakorera izamu. Yari n'umusore wiyitaho, afite ikinyabupfura, umusirimu kandi afite igihagararo cyakanga abajura. Yafunze iduka berekeza ku kabari gasirimutse kari hirya. Yabaguriye ibyo kunywa, bigeze saa 3 barataha, uwo mugoroba banasangira nawe ibyo kurya. Yababwiye ubuzima yarabayemo. Mama Davie ati wowe dusanzwe tuziranye, rwose ntuzongere kujya mu maresitora, ujye uza wiryamire, nujya gutangira akazi umukozi azajya kuzanira ibyo kurya. Sharon yarabyishimiye cyane kuko kuri wa matera abyaye amavuta. Nyuma y'ibyumweru 2 Davie yararwaye ku buryo byamusabaga kuguma mu rugo ntajyane na mama we. Sharon nawe yavaga mu kazi akaza aho ngaho iwabo kuko yisanduraga agahita ajya muri doshe aho umukozi nawe yogeraga, yamara koga akaza mu kazu kakaba yiryamiye. Yavuye koga amenya ko Davie yarwaye atari kujya mu kazi, yaramuhamagaye ngo amusuhuze. Davie araza baganira, amubwira uko yarwaye. Bemeranyije ko mu gihe avuye mu kazi azajya aza bakaba biganirira. Ibyo byarabaye, hashira icyumweru Sharon ava mu kazi akaza akamuganiriza kuva saa 12 kugera nka saa 2:30. Bajyaga gutandukana, Davie akamubwira ati ugenda uryama uruhuke utangire akazi nka saa 4:30 cyangwa saa 5. Igihe tuganira ujye ucyongeraho, nta kibazo mu rugo bazabigiraho kandi ari njye wabigusabye. Kuko Sharon yari afite imashini, aho kugira ngo barebane televiziyo niyo barangariragaho, bagakina imikino y'amagemu, bakareba amafilime, byose bakabikora baganira kandi baseka. Davie yamubwiraga ibintu byinshi, Sharon nawe ari uko. Sharon yakoraga uko ashoboye, akazana inkuru zahe n'izahe zisekeje kugira ngo Davie atarambirwa, nawe akabikunda. Igihe cyarageze arakira, ntiyasubira gukorana na mama we kuko yabaga ashaka kwiganirira na Sharon. Ukwezi kwagiye kurangira baganira buri munsi.
Davia nta cyongereza yarazi kandi Shalom we yari yarize neza. Ubwo bagiye mu mikino ngo ajya amwigisha. Ibyo na mama we yaje kubimenya, na Sara bimenya ko Shalom yize kaminuza kandi ko afata isaha akigisha Davia, ariko ntibabitindaho cyane. Igitangaje, nyuma y'amezi 2 Shalom yabwiye se wa Davia ko agiye gusezera akazi. Yamubajije impamvu, undi amubwira ko amaze kunanirwa, ko akeneye kujya kuruhuka bihagije. Nawe ati nta kundi, ubwo turashaka undi mukozi. Mu gitondo yafashe ibyo byose yigira gukodesha akazu ka make mu nkengero z'umujyi. Uwo mugoroba byageze saa 11:45 Davia yiteguye kubwo Shalom agiye koza. Ntiyahageze icyo gihe. Yibwiye ko bwagize impamvu yatumye atinda kuko yageraga mu minota 15 gusa. Samia zarinze zigira ataraza, yanga no kumuhamagara kuko yibwiraga ko agiye kuhagera. Igitangaje, saa 2 haje undi muntu. Yari umuzamu mushya uje kumusimbura. Uwo mugabo yaje asaba agafunguzo. Davia aramubaza tuje gukora iki? Nawe ati nasimbuye ahakoraga. Davia yahise ahamagara amubaza niba ari byo. Nawe ati Shalom yasezeye, impita mbona undi mukozi. Sinari nakabibabwiye. Uwo niwe ugiye kuba ararizamu, gusa nari namusabye ko akihagera amamagara namwe nkabibabwira kugira ngo mudatongorwa. Byaramubabaje amagara Shalom ngo amubaze impamvu yagiye atamusezeye. Yisanze nimero y'iborotse. Icyo yari yaramukoze yarakiyobewe. Yagiye kureba nyina ku iduka kuko yatari yagatashye, atira amayinite umugabo wahuriye aje guhaha, ahamagaye Shalom icamo ariko ntiyayifata. Yahise abibona neza ko yamuborotse koko. Yakomeje guhatiriza ntiyitaba. Bukiye mu gitondo Shalom yasanze wamuhamagaye, no hamagara iyo nimero, yitabwa n'umugabo, amubwira ko ari umuntu wamutiye amayinite akamuhamagara kandi katazi izina rye. Ku munsi wakurikiyeho nubwo arabizi ko wamuborotse, yiriwe agerageza guhamagara Shalom biranga. Iryo joro yari ameze nk'umusore yateye indobo, yibaza icyo yakoreye Shalom. Gusa yari azi aho akora. Mu gitondo yabyutse ajya kumureba. Yageze yamusangayo ajya kumusuhuza yirakaje. Kubera ko Shalom yabaga ari aho gusa, areba moto nta kandi kazi afite, ntibyamubuzaga kwiganirira n'abantu. Davia yamubajije impamvu yagiye n'icyatumye agenda atamubwiye. Shalom bimubwiye biramutangaza. Yaramubwiye ati Davi, nari nangiye kugutekerezaho birenze bikenewe. Uri uko nabaga ntashye, wari utangiye kujya umpobera nk'aho tumaze igihe tudaherukana. Wazanaga ibyo kurya tugasangira, gusa uko wanyitwaragaho duhuje amaso byatumaga umutima wanjye usimbuka. Ikindi, nubwo bavuga ngo nakwigishaga icyongereza, nabonaga ari imikino. Wabaga mfasheho nkabura amahoro. Iyo twabaga dutandukanye ngiye ku izamu, nicaraga nkagutekerezaho cyane, nkifuza ko ibengerana nawe byazaba ibyiteka. Nahisemo guhunga ibyumvo nari ntangiye kukugirira, kuko gukomeza kubyongera byari kuzanturitsa umutima. Nahunze urwo nari ntangiye kugukunda, kuko rwazamukaga umunsi ku wundi. Davia ati none se kuki wagiye utambwiye? Nawe ati nari mbizi ko ushobora kutabyishimira ukaba wansaba kugusobanurira impamvu, wenda ugamije ko nahindura umwanzuro, kandi sinifuza na gato icyatuma nkuguma iruhande, kuko byantera kwifuza ko wazanguma hafi kandi igihe kizagera ukabikorera undi nk'inshingano. Davia ati Shalom, kuki watekerezaga ko bimbwiye nashaka kukubuza? Kuki utatekereje ko nakureka ukagenda nk'uko ababyeyi banjye bakuretse ndetse bagahita bishakira undi? Nawe ati ntekereza ko twari tumaze kuba inshuti, kandi inshuti ntiyagenda gutyo gusa utayibajije ikiyijyanye. Davia ati wigeze utekereza ko byambabaza kandi ko namara iminsi mbabaye? Nawe ati yego, ndatekereje ko nubimenye uzababara ariko bitari cyane, kuko ni benshi baje iwanyu bakongera bakagenda. Sinavuga ko njye nari kukubabaza cyane rero. Davia yagize ikiniga, amuva imbere agiye kurira ajya guhagarara ku ruhande. Akigenda, sebuja yasohotse ari kuvugira kuri telefone. Umugabo bavuganaga aramubazaga ati ubwo moto 45 imwe ku mafaranga 1.5 miliyoni bikaba mu mezi 3, harya ubwo yaba arangahe? Sebuja amusubirishijemo uwo bavuganaga bisubiramo. Shalom wibazaga kuri Davia wari ugiye ku ruhande ariko ushaka kumusangayo, yumvise ikibazo sebuja wamubazaga cyumvikana gusa ntiyabyivangamo. Sebuja yaratekereje cyane, uwo mugabo we yacecetse. Shalom ahita amubwira ati boss, ese ukukumviriza ariko ayo rwose ni 202,200 arenzeho 500,000. Sebuja ati ngo nangahe? Nawe ati ni 202,200,500. Yaramubwiye. Sebuja bibwiye umugabo ati nanjye nayo nari nteranyije. Ubwo rero uko kwezi nzohereza abasore 45 baze bafate moto mbashyire mu muhanda no mu yandi mezi 2 bigenda gutyo. Ndaba ngo haye 1/2. Uwo mukire yashakaga guhamuta abantu bagera hafi 100 bakajya mu muhanda, akabikora mu mezi 3, ariko bakazazifata mu gihe cy'amezi 3 buri kwezi yohereza 45. Abo ngabo bari kuba nk'abamotari bakajya bakora bamwishyura, igihe cyazagera bagiye kuva mu kazi bakamusubiza moto ye. Sebuja wa Shalom amaze kuvugana nawe yahise yinjira mu modoka bagiye. Noneho umusore asanga Davia hirya aramubaza ati Davi uri kwiyumva ute? Nawe ati ndababaye Shalom, sinari nzi ko wakora ibintu nk'ibi. Shalom yamurebye mu maso aramubaza ati uratekereza ko nari kukuguma iruhande? Nawe ati twari kubikemura mu zindi nzira, wari kumbwira ko nkunda aho kumpunga. Yaramubajije ati ndari kubikubwira bikamarira iki kandi mbize neza ko ntacyo uri bukoreho? Umukobwa ati ubusore kumva ari iki cyatumye nza kukureba? Nawe ati ngaho mbwira ngo teza amatwi, ni iki cyatumye uza kundeba? Davia ati Shalom,
uko wiyumvaga nanjye niko niyumvaga, siniteguye kubaho ntavugana nawe, ni ukuri rwose reka kumboroka. Wenda nibyo ntabwo ari kuzahora ukora izami iwacu, ariko kuvugana nabyo ntibari kubihagarika. Bakivugana Sebuja yaramuhamagaye aramubaza ati harya Sharo wize kaminuza? Nawe ati yego. Undi ati wabuze icyo ukora se ku buryo uhitamo kuba umusekirite? Yaramusubije ati ntabwo ndabona akazi, nkabonye nabivamo da. Nawe ati wasubije kuri ya mpita nibuka ko wize sha, nari narabyibagiwe kandi numvaga nzagushakira umwanya ugakorana na sekirite, wakabaye waranyibukije. Sharo maseka tubitekereza se narakumvaga. Nawe ati nkunda kwibagirwa nkibuka ibintu ari uko bimwe byatangiye gupfa. Ukiza banambwiye ko ufite amanota meza, nifuza kuguha kandi kazi kuko buriya nta bantu bize ngira, ariko mbyibutse nonaha buriya abandi bakozi nkoresha nta n'umwe wigeze agera muri kaminuza, ahubwo iyo myenda uyikuremo utangire uyu munsi. Uwo musore w'umusekirite we nenda kumwimurira ahandi ahantu hadasaba gutekereza cyane kuko asigaye atinda gukora amaraporo, ubanza imibare yaramubanye myinshi. Uwo nguwo rero nakwerekera kwereka uko akazi gakorwa, ubwo ibindi turaza kubivugana. Sharon yarishimye cyane ahita ahobera Davi atanabitekerejeho, yabuze icyo akora ngo afatirane ibyo byishimo yaragize, ahitamo kumuhobera. Davi yaraturitse ararira aramukomeza, nka nyuma y'iminota 2 Davi yaramubwira ati ndagukunda Sharon. Sharon yaramubwiye ati Davi nanjye ngukunda cyane kuruta uko bitekereza, icyakora iwanyu ndabazi neza, icyo ndashidikanyaho nuko batakwemera ko mbana nawe kuko sindi mu rwego rwawe. Nawe ati ibyo byihorere, mama na papa bo bategereje ko mbere ku musore dukundana, ntabwo bafite inshingano zo kwanga cyangwa kwemera, keretse wenda ufite ibyaha bikomeye wakoze, wenda warishe umuntu, warafunzweho imyaka myinshi uzira ibyaha runaka, cyangwa se ukaba uri mayibobo. Naho wowe uri umusore mwiza wiyubaha, uzi ubwenge, ufite icyo akora. Sharon aseka ati ntacyo gukora mfite, akazi kizamu koko? Ntabwo ari akazi, gusa uyu munsi noneho niba databuja atari kumbeshya ubu ngiye gutangira akazi. Kubera ko Sebuja yaramusabye guhita atangira ako kanya, sekreteri wari uhari akamwereka ibyo yagombaga kujya akora, yasezeye kuri Davia bemeranya ko bari buze kuvugana kuri telefone. Ku ruhande rwa Sharon ni nkaho yarateye ibuye rikica inyoni ebyiri, yarabonye akazi keza n'urukundo icyarimwe. Davia nawe yatashye anezerewe kuko icyari kimujyanye yarakibonye. Sharon yari yabuze aho gata gasara, nawe yari yamuhunze kubera kumukunda cyane. Ikindi nubwo bwose yari yaramukunda akiri umuzami wabo, kumva ko yarahawe akazi ko kuba sekreteri yumvise bibaye byiza kurushaho. Kubibwira ababyeyi be ko bakundana byari kurushaho kumworohera. Ku mugoroba baravuganye batera stories z'ukuntu buri wese yumvaga mu gihe batari bari kubonana cyangwa ngo bavugane. Davi ati ngiye iminsi 2 nararaga ndira nibaza ko nabaho utanyitayeho. Sharon nawe ati nibwiraga ko naguhunze gusa nta wasiga ikimwirukamo, nari mfite ihungabana muri njye. Kuva iwanyu niwo mwanzuro ukomeye nafashe kuva nabaho, kuko nahisemo kureka akazi kubera ko nabonaga ko naho twazahurira kugira ngo nguhonge. Bakomeje kuganira ku bindi birimo ukuntu yaje kumwishyuza y'inzu yarakaye cyane n'ibindi byakurikiyeho nyuma yaho, bisanga bageze saa 4 z'ijoro bakiganira. Shalom yari kujya akora akazi ke mu masaha yo kumanywa, kuhagera byabaga ari saa 9 agataha saa 11. Noneho yashatse inzu nziza yo gukodesha itandukanye n'iyo yabagamo, amafaranga ahembwaga yari menshi. Nyuma y'amezi 4 bakundana, Davi yicaje se na nyina arababwira ati mfite umusore nifuza kubereka kandi nta gihe kizashira tutabanye. Rero numva mama yamarira iduka nkabona icyo gukora gihamye kuko nta kazi ngira, ikindi umusore dukundana nawe nta butunzi burenze afite. Yabasobanurira akantu ku kandi, bati burya ni Sharon, ibyo ngibyo biroroshye. Se yarakomeje ati mama wawe nzamufungurira ahandi, ubundi se kumusaba gutungwa n'amafaranga ziriya nzu ntiyananiye, abashaka kugira icyo akora ngo ntiyakwirirwa mu rugo, ubwo ndamushakira kandi karimo. Kandi nishimiye ko dusabye ikintu kizima, nutarihombya nzagufasha kuryagura. Kandi uriya musore rwose ntacyo mushinja, erega natwe twatangiye tutari abakire, ibintu bigenda bizamuka gake gake. Kuba Sharon ari umukozi, akazi kamwe akakava akabona kandi kisumbuye, akizerwa n'umukire nk'uri akamugira sekreteri, kandi mwese muzi ubwenge, birahagije. Uzaganirize mama wa umunsi umwe akubwire, wasanga Sharon mu mafaranga ari guhembwa uyu munsi ari utayo nahembwaga njyewe nkiri umusore. Ariko nahuje imbaraga na mama wawe, kandi ibi byose ureba tubigezeho mu myaka irenga 25. Wikumva ko umusore mu gihe kubana ufite imyaka ingana niyo maze nshatse namwifuzaho ibirenze. Yaba yarekuye hehese, yaba yarakoze ryari? Gusa namwe nimuzansembye, muzategura ibintu byiyubashye, nzabafasha ngendeye ku byo mushoboye ubwanyu. Uwo mugabo yasekaga bagenzi be b'abakire bifuzaga ko umusore uzashaka umukobwa wabo azabatunze ibintu bingana n'ibyabo cyangwa bisumbyeho, kandi bo barakoze kera. We yarebaga icyo umusore yavamo kuruta ahageze gusa. Davi yaragiye aganiriza Sharon mu kiganiro agiranye n'iwabo, amwumvisha ukuntu badakeneye umuntu utunze ibya mirenge, ahubwo icyo bakeneye ari uko umwana wabo yazabaho yishimye, gusa nanone abana n'umusore utanga icyizere ufite ahazaza hagaragara. Sharon yari uwo kandi noneho yari afite akazi gasobanutse.
nyuma y'umwaka bombi bakundana bahuje ubushobozi bwabo bwite bategura utuntu twabo, ibyo bateguye babyereka se wa Davia. Yarebye inkwano umusore yari yiyemeje agereranyije n'akazi yakoraga abona ntako atagize, gusa nawe nta kumusonera ayo yayakenyereyeho. Aramubwira ati nzatumira abakire bagenzi banjye ntabwo wabura gutaha ubukwe, kandi abo ngabo nzaba nkeneye ko batanshishamo ijisho. Ku bw'ibyo mumpe amafaranga yanyu mwari mwateganyije kuzakoresha mu bintu byose, ni njyewe uzabyikurikiranira. Nyuma yaho ubukwe bwabo bwaratashye kandi bwabaye bwiza mu rugero runaka. Kugeza uyu munsi wa none Davia na Shalomo barabana. Shalomo aracyari sekreteri wa wa mukire ucuruza moto, mu gihe Davia nawe ubucuruza bumiriye nabi. Gusa bafite n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bakora mu byaro byo kwa Shalomo. Mu minsi ishize batangiye kubaka inzu yabo mu nkengero z'umujyi aho biguriye ikibanza. Bakurikije ukuntu bahuye bwa mbere ntibari bazi ko bazigera bakundana. Iyo babitekerejeho bose bariseka cyane. Davia washakaga kumusohora mu nzu, ariko uyu munsi bakaba babana nk'umugabo n'umugore. Urugo rwabo rurangwamo n'amahoro n'ituze, barumvikana, bakorera hamwe, kandi iterambere ryabo rizamuka mu rugero rugaragara. Naha dusoreje iyi nkuru ya Shalomo na Davia. Izindi nkuru nazo nakagaruka, ntuzacikwe nazo.